Ndabasuje mu izina rya Yesu, nitwa Nzamuramba Tonesi, ndumuvuga butumwa, ndi kumwe na mugenzi wanje Irabivivaguye David. Tugitangira rino jambo ry'Imana ndagira ngo abanza dusengere kugira ngo mbageze Imana yankize ku mutima. Umwami wacu Yesu mbere y'amaso bagutegereje bose. Wavuze ko ntawe kwiringira uzakorwa n'isoni. Aba bantu bategereje kumva ijambo ry'Imana, bategereje kudutega amatwi. Baheshwe umugishwa nawe muri iri jambo, ijambo ribagure kandi rigira icyo ribamarira, zabera impambara n'urwego ruzabageza mu ijuru. Reka ribafashe natwe dufashe mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana riri mu Bagalatiya, mu Bagalatiya 6 ibice 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze hatya ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Amen. Amen. Umutwe w'ijambo ndashaka kubabwira ngo uravuga ngo icyo ubiba nicyo uzasarura. Yego. Haleluya. Amen. Imana yacu ijya yitegereza ikareba neza. Ijya yitegereza ikamenya. Iyo imaze kwitegereza ireba icyo umuntu abiba. Icyo umuntu abiba. Reka mbisanishe no kuvuga ngo icyo ukora. Icyo ukora. Kuko icyo ukora ni nacyo no mu buzima bwacu busanzwe ni nacyo kiguhemba. Umurimo ukora ni uguhemba. Ni nawe uzagira gute? Ni nawe uzahemba. Ijambo ry'Imana mu Bagalatiya ravuze ngo ntimuyobe. Ntimuyobe. Abantu benshi barayobye bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko iyo umuntu atayobye agakora Imana ishaka, aho bukera arasarura. Urakoze cyane. Abantu benshi bayobye inzira kubera kwiheba muri ibi bihe bya coronavirus. Bantu bayobye bataye umurongo kubera kutamenya no gutegereza wabahamagaye. Abantu benshi bagiye mu byo bishakiye cyane kubera ko ezedene fovas ibyiringiro bibaye bike muri byabaye bike. Ariko muri no minsi umva ijambo ko ryavuze ravuze ngo ntimuyobe. Muri iyi minsi hari Paulo yandikira Abagalatiya yarababwiye ngo ntimuyobe. Hari n'andi magambo yababwiye ngo yemwe mw'Abagalatiya mwe babapfa. Ninde wabashutse? Ese mwatangiye iby'umwuka none muherutse iby'umubiri. Iri jambo ndashaka kwivugaho cyane. Abantu muri no minsi batangiye neza basenga Imana, ariko iyi minsi tugezemo yacinege abantu. Abantu bacitse intege. Haleluya. Baracika intege kubera ikibazo turimo. Baracika intege kubera indwara z'ibyorezo zirimo kuza. Baracika intege kubera ibigeragezo. Ariko ntimuyobe. Imana yacu ntabwo inegurizwa izuru, kuko icyo umuntu abiba ari cyo azasarura. Ejo bundi mperutse kuganira n'umudamu, arambwira ati umugabo yarantaye, amaze kunta mbura n'amafaranga yo kwishyura inzu, tewe ngiye kuba indaya. Naramurebye kandi yatangije iby'umwuka. Reka mabwire, umuntu udafite kwihangana araherutse iby'umubiri. Ariko ntimuyobe, Imana yacu ntabwo inegurizwa izuru. Amen. Reka hari kandi wongeragaho iri jambo birafashije cyane. Umugore umwe yari amaze gupfusha umugabo vuba, yibuka ko lesotra yari umunyamasengesho. Bukeye abyibutswa nuko hari umwishuza wari uje mu gitondo kare. Yibuka ko ideni yafashe, ibyo yafashe yajyaga kugaburira abahanuzi igihe bari mu buhungiro, igihe bahirwaga na bari muri ubwo buhungiro. Niyajyaga gufata ideni akabagemurira. Ntabwo yigeze ayoba ngo ajye mu bindi, yahise ajya gushaka Elisa. Amina. Imana iguhe. Aramubwira ngo umugabo wanjye yarapfuye ariko apfa ari mu ideni. None umwishyuza araje. Aramubwira ngo mbigenze duke dusigaye ku buzima bwawe nitwe Imana igiye gukoreramo igitangaza. Ndagutangariza ngo nubwo ubona ugeze ku karengarenga, nubwo ubona uhagaze usigaye ku manegeka, ndagutangariza ngo ubusabusa bwawe nibwo Imana igiye gukoreramo. Amen. Elisa aramubwira ngo mbese mu rugo nta kintu bafite? Aramubwira ngo ntacyo uretse agaherezo gagiye kutuvuta. Ariko aramubwira ngo wigira ubwoba. Nawe ndagutangariza ngo Imana ivuganye nawe ngo witinya. Wigira ubwoba wiyoba. Nubwo ubona byanze. Oya wiyoba. Nubwo ubona ibi bihe bikuteye ubwoba. Byanze wiyoba. Nubwo ubona inzara ikwishe. Oya wiyoba. Nubwo ubona akazi karahagaze. Guma kuri Kristo. Nubwo ubona iminsi idahari. Oya wiyoba. Nubwo ubona zotraye umugabo yaragutaye. Wiyoba. Iminsi yaguhindukanye. Wiyoba. Aramubwira ngo genda wifungiranye n'abana bawe, ariko ubanje gutira ibintu bitari bike. Nawe nubwo ubona wihebye, hari abantu Imana igiye gutegeka baze ku buzima bwawe. Ageze mu nzu ngo asuka amavuta
ngo abona ntashira ngo ariko ngo icyanyuma kimaze kuzura ngo abaza umuhungu we ati ngo mbese nta kindi kintu gisigaye ngo aramubwira ngo nta kindi gisigaye ngo uwo mwanya amavuta arorera kuza nawe nubwo ubona rero byari bigucanze uyu ni wa mwanya wo kugira Imana itangiye igisubizo ku buzima bwawe wicogora winanirwa yongeremo imbaraga ongera usenge ongera uyihamagare ongera uyibwire wiyoba wija mu bagabo b'abandi wiyoba wija mu buraya wiyoba Imana iraje wiyoba irukira ku bahanuzi wumva icyo Imana ikuvugaho ongera wiyoba wumva ijambo ry'Imana wiyoba Imana ntabwo inegurizwa izuru kandi buri Imana ntabwo igira santima Imana ikomeza kubaho umugisha rero mwe mukomeza kudukurikirana iri jambo rikwagure jambo rikugireho umumaro jambo rigezo desifozanse rigira ahantu rigukura naho rigushira soteke pefosita de bovevance va mu rugo bwihebe va mu rugo bevonesa muri ayo maganya azoteke desifo va muri ayo magambo azoteke desanse Imana dosakaya giye kugira ikikora ku buzima bwawe habwo umugisha n'Imana rero dukurikiye azoteke se bovevance mugaragu Imana bafashe gusenga Imana bagira neza mu izina rya Yesu amen. Imana yacu habwa icyubahiro kandi abantu udufashe kugira ngo twe kuyoba inzira yawe mu izina rya Yesu amen.